ariyo numvisha koza bayita niba ari Roma no yaratubwiye ngo video azajya kwikorera kwa Paul. Yes, of course, your boy Benovio Captain nyirubwite nkuko mubizire cyangwa maje kumenyera hano kuri Vibes TV. Tugiye kuzatubora tubacishirizaho interview z'abastari batandukanye. Gira ngo murabazi. Urabona abagabo bambaye amakote bafite n'impeta za zahabu. Akaba ari kumwe n'undi mupeti hagataho ngaho kabisa. Yambaye za inete niba ari zo mu mazi. Natangiye kunse. Ni zahabu z'indundi man. Ni zahabu z'indundi. Reka genda. Zahabu n'indagara. Ese ibona kuri kamera. Oya kuri kamera irametira henze by the way. Umuntu yarashatse batabyishimira ataba bro. Niko umuntu yarashatse nyine abantu babyishimiye. Naribi nabyo nabi. Ushatse iki akabari. Byo bireke man. Yes, nuko rero baza bivuga ko n'abakomedie bita Smart Guys. Smart Guys murayizi kuva na kera kabisa batwikira iburasirazuba hahantu ngo bagendera ku gataro. Abo se kugeno nibyo. For man, iyo hari akabaga harakampa gataro n'iki. Transport zihuse umwe mu gitondo twagufata ikibungo. Nuko tubasanze kuri seti ahantu mwana ari mu mujyi wa Kigali, ngire ngo ibikorwa byaragutse baza kuza i Kigali batubwira urugendo rwabo kuva ikibungo kugera i Kigali, baraza kwitunyuramo muri makeya. Wenda twahira ko ubanza bita ngaru mwiriwe neza. Wasuza abantu bakurikiye Vibes. Shatura basuhuza abantu kuri Vibes TV. Vibes. Abayigira ngo utabizi kubera ko urabona nyine abakomediye twe tubamenyereye nk'abantu bahora n'ubundi barandushya two gusetsa abantu. Gusa twisegwa no kwa n'ubuze kumva kino kiganiro baza kwihangana kuko ikiganiro tugikoreye kuri set. Ngira murabibona turi hanze, ushobora wenda kumva amandi majwi wenda ku ruhande ariko nta bintu birenze cyane. Kuko twebwe n'akazi no mu mwobo tubonyemo akazi tugomba kujya gakora. Watubwira rero kuntu ese Smart Guys ni iki nyine wadusoma. Akose we turabona Smart Guys ni ibiki tanje no kwivuga. Uyu mwanzi ko nizi bazikwa. Ntabwo bishoboka mayi. Ibyo basuderi banzo byaje. Kwagiye. Zirineta nazigure. Banzo vuge twagiye. Yene twakanyusi kabonde gakweto kanuka kanoni kasonga. Hari ivure ashaka guhakanya izina n'igiwe ngo he ni byavuze kasongo yiho agace kasongo yiho akanyusi. Yes, uriya we n'ingaru turamuzi. Twakomeje kuko nirimo kubahereza nawe nivuge nawe yivuge abo tumuzi ntago tumuzi. Okay, nibwira abandi bantu munyerondo ngiye nirwa ngaru wagaragaje inganzo ngari muri bagaragaza mwaba kaganza bamugayaga bakamugambanira bakamugaragara mu maganga kabanenga bakiga bakazagaruka baje kumugabira. Wenda ariko muri abakomediye muri abasizi muri abasazi. Reka tumbe cameraman, reka tumbe. Wanese ko nyine wavuze si byarangiye. Yego ni aba cameraman bamenyereye cyane kurya mu buko. Ye na cameraman wari direct. Yera ngenda ikigo yi. Yendya kuri set. Yendya kuri set. Abanyarwanda ariko barabizi. Iyo video ya Smart Guys irangiye hazaho Gabriel ngiyewe rero mujya mu Gabriel Tunga. Ye pusi yihishe. Gira murabibona kabisa ko ari Tunga koko murabona niwe mu cameraman wa mbere Kigali nabonye wambara. Tudatunze na boda. Ushobora kuza gushutinga yambaye ikote. Ese man ibi bintu rega no kubifinyura biba bigomba kuba biri professional bro. Biba bigomba kuba biri professional ijana ku ijana. Biva no kuza kuri set tumeze nk'abafaransa. Reka cyane. Na brag. Rega ibi byaratuvurnye rese ubona ari gutya gusa. Yindi ni Faransa y'inkamera abana. Wow. Ya man. Natwo kuza kuri tele mu Faransa. None wenda tubasanze kuri set by the way reka tubwire abanyarwanda badukurikiye cyangwa se n'abandi bashobora kuba tari abanyarwanda ko bumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'aba diaspora muri rusange. Burya aba diaspora ngo ntago ari abanyarwanda ibyo mwe mubizi. Kuko atari abanyarwanda. Ane nyine numva abantu bose bavuga ngo icyagiye kera bajya baba muri diaspora ariko n'abanyarwanda. Hari ukuntu kera bajya batari atari n'abanyarwanda da. Abita bampunze u Rwanda. Bampunze u Rwanda. Mvuze. Kandi ubu wasanga afite umuntu umureba. Ndabemera. Ndabemera rata. Ntabwo n'abanyarwanda. Ako muzataye. Nyine hari ukuntu kera ajyaga wumva. Kuko ngo afite mushiki we uba i Burundi. Nawe no mu diaspora. Oya foto ngo sister wo mu diaspora. Abandi ba diaspora ko bari abantu. Rimwe amazi kandi abi Burundi. Ayo bro, ni wowe uvuga ngo mfite mu diaspora muri ko. Ategera igitoki kikagiye Burundi.
noneho Karisi yavuze mani atengera gito ikanyosha ikanyosha nko mu njamina nyine mu gatenga reka je ikanyosha igumana za Cibitoke cyane cyane za Cibitoke ikanyosha ni kwa Satibi kwa Satibi ababanyi bacu arya bavuga ababanyi mu kirundi ababanyi bacu b'Uburundi nabo turabasuhuje ariyo nuko babivuga rago business ariko nyine nabo ndamba business ko bino biganiro bagomba kubageraho Burundi namwe turabazirikana mu biganiro byacu by the way harukuru cyari impamvu nembikomojeho bajyaga bavuga ngo u Rwanda gatanga speech ngo u Rwanda ng'abantu batuye mu majyaruguru ngo iburengerazuba akahita ashyiraho ngo n'abandi ngo batuye namwe banyacyango bara baturenzaga ho mani kandi wundi no mu Rwanda hanyaho akintu kandi koko nawe ushobora kutuye bucyango oki uri umushizi kazi hu Mbo umushikaza hu reka je umugabo ari ese ubwo rero giye utuma mpita nkubaza ikindi kibazo kidafite ahantu gihure na mu hari ukuntu bajya bavuga ngo abantu bo mu bushi ko muhobera igiti iyo nkuru niyo ko bahobera igiti cyaye amafaranga waje yaje ntago ari uko gusa ariko bafite uburyo ibintu ni sirenge ni sirenge oya uzi impamvu se mwana nta kijyadanje igiti se wagihoberera kisa si igiti wagihoberera kuyafata icyo giti nge nagize ngo arakirimo umugisha ariko none nagira ngo mubaze ibibazo bitatu nk'umuntu koko we ntabwo wabyumvishe neza bro arega ni hafi y'Ibukavu ni hafi y'Ibukavu icyo giti ni icy'amamesa ni icy'amamesa igihobera nyine tumuhondo usura nkangaru ntabwo icyo gitaragihobera kuri ko atari umuhondo reka je niyo mpamvu ubundi nawe hari bisaba kumene wapi mani nta kibazo ni ukubeshya bajya babeshya mu bagero bagafata ariko nta nduri kugira ubusa ku musozi bro none wari ibibazo bitatu ngiye kukubaza nk'umuntu wo kuturuka mwabira bice ari umukobwa n'amafaranga urumva n'inyama ahubwo nakubwire boro byose birungikana baravuga ati umuntu w'umushi kugira ngo wemere neza niba yapfuye ugomba kubanza ukamucishaho ibere ry'umukobwa atakanguka ukazana amafaranga ukajya uhumurizaho buke nabwo utabona bunguye ijisho ngo arifungure ugahita umuzanira inyama burushete ya sense irahagije ya desi yadakangutse tuvuga ati yapfuye muri ka bwite bintu uteranyije nibwo buryohe bw'isi wakintu nibwo buryohe bw'isi none muri byose ugukunda iki none se waba udafite umutwe byose nyine bigomba kugendana ibyo bintu byose ashaka kuri uwo mushi iyo uvuga ngo inyama gusa nakwita mvuga kuri ukwiyitira inyama ako buri inyama zo ari inyama y'ingenzi ari inyama y'ingenzi cyane ile nyama ya burushete buri iraryoha ubwo inyama ni indi nyama vuze burushete ni burushete kandi inyama ntabwo wayikeka ni iye inyama yitiranwa n'ukuntu munyinya bawita mu kiganda munyinya bawita mu kiganda mereza mikomeza boromeze direct inyama mu kiganda nani munyinya bawita mu kiganda ntabwo usikunda munyinya bawita ntabwo usikunda munyinya bawita mu kiganda ntabwo mbizi hajya ruganzu yagiye imana bayita imana mu kiganda n'iki niba yabona umunyinya uvuga ngo ni umutu imana mu kiganda n'iki ni umutu indi jambo ryongeraho bo ni rya kabiri muri alphabet ntabwo abantu benshi bize neza ikinyarwanda ubwo mubanze musubire muri alphabet mugere mu kinyarwanda yumve A B ariko ubwo wenda ushobora kuba washyiraho wenda umugemo A ushyiraho ni A B agakurikiraho nyajwi nyajwi A yes reka twigarukire rero kuri movie tubasanze kuri seti murimo murakora seti ariko nyine turabizi neza ko wenda ibintu bya movie abantu batabizi cyangwa se n'abataragera kuri movie ni ibintu bigoranye bro kugira ngo uzaterateranye ibintu bikurikirane kandi uze gusanga bifite meaning ni ibintu biba bisaba guheba cyangwa se n'ingufu zikomeye cyane so kuri seti yanyu nka Smart Guys ninde mutegura biriya bintu uri kumubona si ni umushi ndiye mwana biteguye ni umushi turafatanya mind wera turutse icyago ya mind ni icyago turafatanya twese mwana none se nka biriya biboro kura mujya mukina noneho pana kuko mukina muri style aha ndumva ari nk'ebyiri hari ukuntu mukina nyine biri comedy hari n'uburyo mukina noneho ugasanga noneho harajemo ibintu byo gutukana cyangwa se ibyo bita mpangara ngo hangare mu kinyarwanda noneho muri mwana mubaza icyo mwana tuje kera none banjara reba niba nta muntu uri kumureba
ariko nibyo nako kagomba gucamo yari yakibaye no yari yakiraye cya kigori kiri guhonga sinese gikora ararebye arareba Kigali aba yakigutuje ahita yigendera Kigali niko bimeze buriya ntiwamenya ubwo isa burinjiza iyo wagerageje kubyuka ufata ibyo ubonye iyo wabonye akazi uragakora wabonye kuruka Sana indaro yabonetse ikigori reka umwana tumwihorere reka tubaze garu umushi biriya bintu ubitegura gute birabijyanye no guhangara ngo hangara siko bimeze mu Kinyarwanda murabyandika biriya tukabibye mu makayiboruka uvuga ngo ibitutsi irampangara ngo hangare murayiboroka ikibazo ni hose wabyanditse kuko wenda wowe wabyanditse bari guturuka mu mutwe ariko si umuntu muri gukinana nyine tu bifata igihe kingana gute kugira ngo umuntu abashe kuba yafashe biriya bintu biradukura gukina mwabura buryo kubera ko uko tujya tubikina twese kubitegura mwabura buryo twese nyine ari ingenzi kubitegura ari nakanje azi kubitegura ariko wamuganisha haraburamo umuntu bita kanje hasi cya gipeti kindi hagiye ngo kitwaga cy'inzobe umwe cy'inzobe gusa si Alan oya hari ikindi gipeti nganje gukinana kera mu kiba hakurya iriya umumeti oya hari undi hubwo waje ujya kwitirana na Kanyusi ngo niba ari inde ngo niba ari ntabwo mumwibuka uriya mupeti mutoya w'inzobe urimo gukina sinzanda nugeze kumubona kera n'umuntu w'umugore ushaje ukuntu ntabwo tugikorana uriya ntabwo mugikorana ariko wamugaye nibyo niba atakiba muri kampani nari mpamvu yo kumuvugaho oya kumuvuga nta riri bagasikira bamwita gasikiri cya gipeti ngo nacyo ngo bakita ngo gasikiri cya gipeti kiba hehe abiwabo tu wenda nacyo tuzagishaka tukiganize twumve se ni gute kuko nawe nabonaga kabisa mu bantu barimo gukina ari iwanyu batwika n'abarimo so wenda gasikiri reka tunamwihurire urabona ukuntu mukina ziriya boro cyane cyane ziriya zampangara ngo uhangare gute cyangwa se nkawe wenda utegura ibyo bintu gute uba wumva nyine wenda wahanga nani nk'uwo muhungu wawe akabasha kubifata mu mutwe kandi akabikina neza uko ubyumva bifata igihe kingana gute wapi nta muntu ngifite ubu ngubu iki gihe tugifite nyine ugorana tu twese bose niyo abantu bibwira kabiri mugari imwe kabiri gatatu akabikora nyine byamugoye kuko birabira ari ibintu bigoye kuko seti yose wabijyanaho nta muntu wabivuga rimwe mani none biriya bivugo se kandi biriya mu buryo bwacu bwo gukora bisanye muto buriya na Kanyusi mwana bimwandikiye se cyangwa Kanyusi nawe nk'umuntu w'umurara Kanyusi bivugo bimeze gute reba biriya ko yayivuze nyine nkumva harimo ibintu n'ubundi biriya ni ibyo nyine ku giti kinakubwira Kanyusi biriya biboro ubifata gute cyangwa se cyo uri kwambara inkweto yambaye inkweto ziramunukana ubu ngubu inkweto yawe akiyambara tayari yazwa imaze iminsi nkina yubitse mu ibase y'amazi nawo mu nyinshi cyane Kanyusi ni byose ngaho tubwire nawe icyo ubwira abanyarwanda twumve arakwegeye ariko n'ubundi wagira ngo mmo murankina comedy so wenda ka tubaze nka Kanyusi ufite imyaka ingana niba atari ibara ushaka kumenya imyaka yanjye abasitari ntabwo bajya bavuga imyaka yabo arashaje ariko zayibaze gugo icyangombwa irangamuntu ariko afite irangamuntu ubu yatangiye gukina comedy ryari kera taravuka se 2030 n'ikera se ngo oya bira comedy yatangiye kuzikina cyangwa kera haza agasetsa nyina kera bamutwite agasetsa nyina yes muri smart guys byifashe gute muri smart guys ifashe neza ariko baguye mikoro ko ndiye batinye kwifata baguye mikoro ufite ubwoba ya Davis yagize muri nijoro bazanye ejo ni kwa gatandatu bazanye ubushera Kanyusi turabubika mu cyumba turabunga ubushera buza kuvamo akandi kantu ubushera yo Kanyusi yawe mu gitondo ubu niyo mpamvu yagoranye baze kuzuminga mu maso turebe koko Kanyusi uretse ngare kabiri seri 50 uturanye 30 ni kangahe ese hari icyo mbere bisa binaza vavu wanye manu uretse nibyo mirongo itanu gute reka twongeze nanyurwe reka twongezeho gatatu imibare ashaka uramwemeza Kanyusi ubundi bavuga ko imibare ari iy'ikuzimu imibare ubu mu ishuri ayumva mfite amakuru ku kintu bavuga ko umuntu muze kubeshya abanyarwanda muze kubeshya abanyarwanda amakuru yose ndafite ko yiga hano i Kigali kandi yiga mu ishuri ryiza nk'umukina muto ahubwo wereka ibiryo ushinzwe n'ibiryo na gestionnaire ku ishuri babita bajyanye gestionnaire nibo bajya kumva ko umunyu wakoze ari ukuntu kera tugigagigaye muri segonderi bajya kubona ukuntu umuhambirwa nkasangahe ahise avamo arimo abanyamakuru no bari iminsi bararengwe na gashingiye ugasanga
impamvu barabaniga mwana we reka nkubwize ukuri bro ibi bintu nabirakariramo barabaniga igihe wasanga gatanishyura bro birisere ngo nuko ari umuyobozi ugasanga nta nubwo yishyura ariko ugasanga saa yine we muvuye muri break aje aha bikora ko barya gasasta ako nundi gestionnaire no kuvuga ngo bagomba kugenda kareba saa 6 niba bashyize saa yine kuko mujya muri pause bagomba kugenda bashyizemo umuntu nese bwo utabirakaramo ubwo wenda n'abantu banze babyumva utabirakaramo ni niba umuntu batari ubwenge bwawe nibune bayobora abantu ngo bayobore umuntu byibura ufite n'indo kujya kumva ibiryo niba koko na saa 6 kongera kare akuraho ubu kajyo nane kanyusi wasanga ajya agira gutya saa ina kayita yikoza mu kiko imbere cyane yo bundi hariya nahishe amafaranga magomba kugenda mu gikoma mu gitondo ukanywa igikoma saa 6 ugafata dina ugakomezaho none se ku ishuri nkawe wenda ugeze ku ishuri wenda tuyesereyemo gato ugeze ku ishuri ubona babifata gute ko byakunda hari abantu bakuze abantu se baranze bagutera gestionnaire utazi ahubwo ko bakuze nyine wegeze ngo ku ishuri tu usangiza ubuzima bwawe ku ishuri kuko burya kwiga bro kwiga uri icyamamare biragoye biranavuna bya danje tekereza kuba weho uca ahantu abantu bose bakuzi wajya kubona ukabona bakujyanye ku ishuri noneho icyamamare ntabwo bizi ni icyamama nagira avo nagira harabura iki harabura ngenda cyari icyamamare uracyari icyamama cyamama nyine ku ishuri tutubwire ku ishuri abandi bafite nyine bimeze neza nyine ngenda ukiga ugatsinda asaza ibintu unuvuga ngo kabisa reka imibare yo sinzi numvisha imibare wenda baze kutubwira muri comment imibare nawe uzabaza umuntu wese wayize imibare iragora hari n'umuntu ugeze kumva avuga ngo maze ngo baze bira bintu bizo ngo byo kugereranya wabikoresheje byari ama egisi ariko bavuga ngo gutanga ngo umugabo ngo wa cyenda umugabo wabereyeho maze kubona umuguru wagiye gushinga ikinyamakuru uri mu maze kubona ari ama exi ngo YZ n'ibikira bintu bikoresheje babira bintu nyine nibyo kugira ngo bakomeze badufere kuko burya abazungu bro abazungu hano dutandukanye ni ukuvuga ngo abazungu b'ukuntu bimeze ashobora gufata umupeti we akivuka akavuga atuyeho uzaba umwubatsi noneho yamava ngo uzaba umwubatsi ugasanga umupeti wenda ku myaka ye ingana n'imyaka nyusi yujuje igipangu nk'iki ngiki duhagazeho cy'umukire muri kubona nyine tu urumva ariko mu Rwanda uraza ugasanga uwowe baravuze ngo noneho sasa ukuntu bimeze weho genda wiga ibintu byose uvanga niyo mpamvu rero navuga ngo uzayegesi rwose nanjye mu byanjye nabaye mbange bafite buke abafite rero sibavuga ko umuzungu umwana wa mugati uzaba umwubatsi ufite imyaka 10 nanjye naravuze ko imyaka 15 yanjye zaba umunyero nawe uzaba umunyero ntabwo kibaye umunyero kubera ko yabaye umukomedi ufite intego intention yirengeje asigaye umwe kandi urumva bazahita bamuha mukongo kandi mu gitondo anafite irangamuntu irangamuntu niwe yimfatira uratunze irangamuntu ugeze ahira nasaza bamuhindi okay reka tugaruke wenda kuri smart guys urugendo rwanyu kuva wenda mu ntara mugera i Kigali mabona bimeze gute ega bundi Kigali ngo twakoraga ariko warakoreraga twarakoreraga tukakora ko marko nyine tugonya tukakorera ariko tutakorera ubwo nyine twarakoreraga ariko tutakorera neza ariko nyine tuhakorera mu bundi buryo bwo kwakorera nyine ako bitari cyane ako tuhakorera ahubwo bivuze ko mwakoreraga wenda mu ntara ibikorwa byanyu bigamenyekana i Kigali oya ari twakoreraga gake mu bishoboka akoreraga gake ariko kwaza gafata gicumwe tukakimara mu ntara tunatwegera kino ngira ngo ariko nubundi mu buzima wenda busanzwe ntago nemba menyere muri interview bede twarebye n'abanyarwanda wenda ari gihe ushobora gusanga bavuga ati none ko utamenyere no muri interview kubera ko bitewe nuko mwari muri ara mu ntara ariko ndumva ingi ari nk'interview hari nk'iya kabiri umajije gukora iyi interview ya kabiri none hano kuri setting iki kiri bukubavuna twaruke kuri setting muri nta byadanje nta kintu kivunanye kibo ubu none se reka mubaze ikintu kimwe ko mbona wenda mwazanye abantu bake kandi mba mbizi ko niyo video sohotse tubonamo abantu benshi batandukanye arya tuzamujya gufata amaseni yagusa arya muza muvuga ati turafata amaseni dusera andi maseni kwafasha kuri banki ibanki ishobora kuzasohoka zin setting ebyiri kwakoze kuri muri sinakura ubwo nanye turi gukorera hano hari n'izindi boro zo muri Vination dufite ari muri studio arano tumara shooting zo muri studio muri zo muri studio zaza zirimo hagati mu boro kwakora ibyo hanze byose twabiranje tujye shooting ibyo mu nzu byose tuzayivangaho n'ibindi twashutinze undi munsi byose none rero sasa rero iyo ugiye gutumira umuntu bisanga umuzi neza ngenda kuzi bagije bro none kagiye ngira akantu gusaba mbeshe ngo urumuraperi
turapandara oya maze ngubaze wantumiye hande wo wantumiye nk'umuraperi nk'umukomedi nagutumiye nk'umuntu wamenyekanye Twini wani ubwire bari ibyo wabyumviriye watumiye mvange mbese njye nagutumiye nk'umuntu wamenyekanye kandi urangura katwesa harimo n'agasozi uzatumira nk'umuhanzi nzagutumira nk'umuhanzi reka nutumara cyangwa akasubona ubwo bona nk'umuhanzi aba no kubaha akora wa n'akantu mugani ntabwo umuntu aririmbye wese ntabwo yiburira ntabwo yiburira umuntu aririmbye noneho umuraperi prince buriya uzi ukuntu twari bameze se twakwambaye nambaye amasura abiri none ndagenda nambaye isura yanjye yo mu komedi ya Alex apana ngaro rero nkaza nambaye ngaru bajya bavuga bamwe na bamwe ese undi kuki wisenga ngaru mani umujama yagiraga amadeni menshi waretse nkabikuvugira bro wikigora mani umujama niwe muntu wagize amadeni menshi muri covid ubu baracyamuhiga muri covid mani kibungo bazamusubizaho kugaturwa ubu abantu arimo amadeni nyine yenda umugabo mbwaseka imbohe ntabwo ngiye musetse tu ntabwo bose musetse nshuti yanjye wewe wikegezeho mikoro kugira tumvikana iyo itumvikana mani umuji yagira amadeni ntabwo wabyumva tu reka tugire abantu bakurikiranye Vibes TV kabisa bakuremere bro wishyura amadeni bagera bashaka umuntu itanga ari kuri IG ndabizi abaho umwandikira umuremera baza bamfarubinge baramuremera singwa yishyure amundi yashira amadeni vyashira niyo mpamvu bashatse bakicecekera reka je twiganire nani makubaza ngo mu bijyanye n'umuziki bimeze gute yo kurema mana amafaranga yo kurema ntabwo mpayikira akongoza inzoga n'itabi kandi ndaya zarabuze ariko nanone uretse kwiyongera nayo indaya buretse abashinda bazi hano ikagugu abantu bita mu biziriko aho ntabwo urahamenya konzi ko mubikabo araboro ni kanji watweretse ngaho tekereza kanji kanji ngo zina amaroje ya make hari wari ahantu urahabona roje wari kumvaza amaroje amese ngaruka icyo avuga ngo amafaranga yawe turuwasa roje irimo ni karito n'udushasha batwifitiye roje irimo ni karito urabona karito kisigara bahita wimeza neza ukanyusi asigaye imyaka ibiri mwaka yagera nakwimeza neza kanyusi hano wasanga yaragiyeyo wasanga yarigeze ajyayo njyewe numva mu makuru aho mva mu makuru Kanyusi ni uwa kera ntabwo ari ubu ngubu Kanyusi yasinze kera Kanyusi buriya yanyweye imbetezi urazizi imbetezi ndazizo umwana ufite iwabo batara ntabwo yakuziga Kanyusi yanyweye imbetezi asa umwana mu maso uyu mwana se yanyweye imbetezi uretse kwenda Kanyusi nyine ubona ko nyine ari umuntu nyine w'umurakare kubera biriya boro mukina ariko nyigira ngo ni isura nyine yo muri muvitu kuko buriya kuntu bakubwira ngo muri muvitu gushaka karagiteri yawe ameze gutya Kanyusi ari mu bantu basindishije papa we ariko of course arakora Kanyusi yasindishije se sakora nyine muri smart urumva n'ubu Kanyusi ni umwe mu basore Kigali bakora ni umwe mu basore Kigali ntabwo ari umwe mu basore n'umwe mu bana bakora ariko umwana wogosha ubwanwa buri cyumweru baba reka genda hari ibiboro utejura ruzi agenda agafatira uteje akarusiga hano ngo ari ase ko muri comedy mbona umubwira nawe akakubwira ko ndiya muri interview biba byahinduye isura bagize umunsi narwaye mwana narwaye bwake arwaye umugongo byabiziriko bavugaga wumvije umugongo wa kubeshya bino n'ujya mu story ararwaye ariko none nyine nk'umunyamakuru hari focus ugomba kugenderaho nge ntabwo nakwibagirwa ko nigeze kubwira Ngaru ngo uyu munsi aze kudukubitira aga freestyle nk'umuntu w'umuhanzi ase yakadushyiriyeho ubu ese wamugana ihangane none ni amasegonda 5 ohereza nadukurikiranye dore imbogo si umuhanzi uzi ko dore imbogo ari nk'umuhanzi bafite upcoming afite views nyinshi urabizi dore imbogo se bano mwapkamingira ariyo numvisha koze bayita niba ari Roma no yaratubwiye ngo video azajya kwikorera kwa papa kuko yaririmbye mi Roma kandi Roma hageze kwa papa ni kwa papa kabisa niho aba papa bose niho ngo yibesha ba oya papa ese mvuze kwa papa mu rugo ego ngaroshobora kuba adasenga ariko ntabwo babitindaho kuko ngaroshobora gusanga adasenga yaraheruka gusenga kuri Noel nsengera buri munsi ngo sinsenga ariko ndasengera ariko naheze gisense yaravuze ngo ntabwo ari ngombwa kujya mu rusengero yavuze ati wese agira uburyo bwabikoramo yagira uburyo bwabikoramo rwose kandi rwose bwabikora muri pire nk'umubyeyi yaraheruka kujya gusenga kuri Noel ako se ndasengera Noheli kuri Noheli yaryari hari ndayisenga hari ndayisenga ari ahantu agiye gusenyera Kicukiro niyo kubona ubu pasiteri avuze ngo wasanga wicara hano mu rusengero ngo wasize ngo akabyeri munsi y'igitanda pasiteri baramuntumye kandi ugasanga umusore ngo ugaragara ngo neza
ufite ngo yashyize nk'ibikirungo mu mutwe mikanuna bagoranye kivuga ati biragoranye handi gikuzimu ariko ngira ngo wenda insengero nyinshi ubu ngubu ntabwo bakigera ku bintu by'imyambarire ibintu by'imisatsi nkekeza ko wenda kibaye nk'amajipo nabonye n'izindi nsengero zitabizi ku bantu bazijyamo mani insengero hasi uningana wadukubise nk'akantu ko mu ijambo ry'Imana wadukubise imirongo yo muri Bibiliya koko ukahita utubwira ati shahora mugoye pe muri Bibiliya okay reka tubyoroshye beno tubwira umurongo umwe wo muri Bibiliya wanyita Gebro nari magurutse buretse muri Yeremiya Matayo 5 Matayo 5 kuko turakaza na mutakaza Matayo 5 ntabwo nakavuge nako Matayo 5 Ngira umurongo wa mbere Matayo 5 umurongo wa mbere umurongo oya kamwereka umurongo muri Bibiliya nzi neza Zaburi ya 27 oya mvuge ijambo ry'Imana cyangwa ivanjiri hari bavuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababese nihe aya waba witonze batubwira umurongo umwe muri Bibiliya ndibuka neza nasomye aho ni muri mu byayishu urumva muri Zaburi mu byayishu aho ngaho reka da yerega nzi Bibiliya manda senga pastor nubwo yansebeje kakubwira nakabitse kakubwira Aizanye uzendera ibiyere. Ya. Wamfire muri kamera wanya na yimbwa we. Ya televiziyo negeze gukora bakavugiramo. Ahubwo umuniga yese acamo, yese atambuka ari yaciyemo. Yaciye. Uranje se ngo ati nkavuga. Ariko umurongo muri byakame mu byanze byatwitwemera. Muri Yesaya akadomo Oyo murongo ntago avuga akadomo. Akadomo uriko bituma. Muri ibyazi. Muri Yesaya muri zero hari ibyo biti bice n'umurongo atanyere muri Kigali ntago wayibamo ujye ku mwanya gusoma Bibiliya bro kimwe cyo kiragutsinze nkunda abantu bemera giye uragufa ni Burundi uragufa ni Burundi wereke sibyo manje ntago byashoboka ntago wakora kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru none se uzabone n'umwanya wa Bibiliya wenda bya Bibiliya reka tureka kujya buri wese afite ukuntu yizera ushobora gusanga hano ufite ibintu Bibiliya ndarabyizera gusenga rigiye ako ndasenga ako nta nigisenga mana ako sindini nta nigidasenga ahubwo biga kudasengera we kubiniga no kudasengera kubiniga no kudasengera ako je sindini imirongo muri biramuna na turapira ijambo ry'Imana basi ijambo ry'Imana ndirimbo rya ijambo ry'Imana nzibiye niba wemera Imana byanga byakunda ntago ntabwo nkunda kuririmba muri Imana ndirimbo izamba turimbira ku ndirimbo yawe turimbira ku ndirimbo ya Bonyi ntabwo zira sound zishwanyuka n'amabati bari gukubita pa ririmba ku ndirimbo ya Bonyi cyangwa se tubwiye ati ngiye munyirukana mu muziki ngiye mu comedie byo by'imiziki yazaje mu njya kubimbaza imiziki so ubundi ntabwo naba ubundi uri kungora ngo ndirimbe bazi ko ndirimbo indirimbo yawe bro urayibona ko babanza batagereze wenda nayibonye no hanze ifite n'amashusho ndabuhazi ubuzima ndabuhazi ndebe niba bikora ubuzima ndabuhazi ariko indirimbo si yanjye ni yangana indirimbo rata nkubwire man urumva kuririmba man ntukagora kuririmba umuntu aririmba ntabwo nyenda bumuhanzi nagura bumuhanzi umunsi nabese ngo ndi umuhanzi wewe nagugoranye ibintu byose biri kukuranira urimo kugira ko tuvuga ati nge ndemeye kandi kuko kwemera ntabwo byananiye kwemera ni ari kuririmba arabizi afite n'indirimbo ahubwo naduhereze kafista oyo bwana tuzamutumira twumve ari jana azatubwira ati noneho byanemeye ko mbizi ntabwo araba pro ubundi nyakubwiye ngo azamagara umunsi naje nk'umuhanzi iyo nakarimbo kanje natamuga kiramo hari umunsi nta kibazo cyari tsaza upiningira okay none reka tukubaze rero sasa wenda tujya ducunguza uburyo umwete abadukurikiye murabizi ko bano nabakomediye kuri Smart Guys mugere mu bashyigikire muhanze muri bihangano byabo bro biragoye kubabona no masura ntiyamenye cyetse wenda aya abantu bababyihisha inyuma abara bambaye amakote mubonye bwa mbere twe tubaberetse batiriye byo kagera mu Faransa nibo bantu wenda ushobora kuvuga uti uyu muntu ushobora kuba ntamuzi nabwo nshima Imana ko umufaransa nayo nshimye Imana ko twamuberetse Faransa y'igikara sabo umufaransa w'igikara ese wa muhungu inshuti yacu ni iki yifotoreje kuri nawe no tuweferi Faransa ndayipari ndayipari uraniye wayifaransa urani Faransa wavuze ko ari ndayipari ntabwo yavuze ko ari ndayipari ntabwo yavuze ko ari Faransa urabuze ko ndira tutore ryoshye indaya bigetso y'inyarwanda ipari cyara mungu ariko byamuroze umusonde bita Moses abantu iwacu mwana umushi urana n'umushi akabashe muratwika koko urana n'umushi buri nyama bona yakunda inyama ni ariko ibintu ibintu byara inyama razikunda
ariko biteye isoni Ako bantu nabyo mani buriya. biteye isoni wowe umuntu Okay, ngaruka twaze nk'umusitari wambaye mujya mudahindukira. Ntabwo ndi umusitari. Gize n'Imana. Ubundi nkawe koko nk'abantu wenda muri show biz to mumaje kumenyekana bamuvuga ati gukora ikintu umuntu akandeberaho. Biriya bintu bya Moses byo kuba wenda bamushinze ibintu by'ubutinganye. Uwo bivugaho nk'iki? Mani bya mani wari ubushake bwe mani. N'ubushake. Wese undi ngora umuntu gute mani. Nawe wabikora? Niba yumva yatega nyine. Nawe wabikora? Njyewe Se muhungu akurebere hafi. ako nanyandikira imboshi tubyiga. Awumene n'umundi ni hano amafaranga yarabuze. yayisubira n'ikofi Wapi mani? Oya, Ako thank you. njye ntabwo namesha ni umuntu mani wabikoze tu. Oya kumuvuga ntabwo ari ibintu bya danje kubera ko urabona wenda hari ako man abantu benusko uriya muntu uzi ahantu ari ariko yaragarutse mu Rwanda ari mu gihugu. uzi ahantu ari Nyuma noneho yo mu kuza mu Rwanda Rwanda. ari gusangira na mashumampa Reka genda. Bahose. Bakaya mani usingize nawe bonye Ari gusangira na mama. Wakiwaga. kandi avuye ipari ariko byanashoboka kuko manega ibintu yakoze ntabwo mu Kinyarwanda byemewe Imana. Ntabwo byemewe. Harya ikigori. Uzategeko bihanira biriya. mbese Hari kimwe nuko nyine uzumva Uzumva hari manje mbona reka tuvuge ko ntari hari niyo wenyine mu Rwanda se ni hari abandi tuzi neza bakora n'ama-interview yatwika Sibyo n'ibyo na Semungu yaje mu Rwanda. Ikibazo ni ya video bro. Ikibazo ni ya video nicyo kibazo. nese video yarayifasha ya uploadinga kuri YouTube Banza Oya, oya. yayapoze kuri Snapchat. nese Snapchat isi Niwe nyine. nese Ntabwo byemewe nyine. ariko mu website za porno Oya. Ese kamaze kubaza. ariko Nyine website. Nyine website za. Banza umve mu mategeko y'u Rwanda. Umva ikibazo gihari. Gushyira amashusho y'urukozasoni hanze mu Rwanda ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe. Utazanabikora. Utazanabigerageza ngo. Utazanabigerageza. shamu zaze mbere ko abana b'abanyarwanda bakina porno hari Nyine barazikina. nese Nyine abanyarwanda barazikina. nyine Nyine barazikina. Oya ibyo bintu ntabwo biba Uriya byemewe. naco muri filime yasohoye gusa Ibyo ntabwo biba byemewe kubera ko ntabwo byemewe mu Rwanda. asohoye no filime. ntabwo mburanyije amategeko y'igihugu iri kuri Snapchat yanditseho Amazina ye, ya motion. Wowe nicyo kibazo Eh. yabishyize ku karubanda. Ariko izo filime nani Snapchat abantu batwesha imyaka mikeya to. Hari umwana. Oya, mu Rwanda ntabwo byemewe. Arabikorera. Ariko atinya ibintu Kanyuza- uretse- asibye no mu Rwanda atinya ibintu ushyira nko kuri YouTube bakabyikuriraho. Ye, sibyo? Kanyuza akoresha bandi Snapchat. mbabwire filime iri hanze irimo umunyarwanda ukina ibintu bya pornography live Live. kandi iyo filime iri hanze Oya, birimo muri kandi ari filime. umunyarwanda Uwo nguwo nawe wasaba baramukurikiranye. Oya, buretse. Ahantu ari urahazi. Buretse. Wasaba nawe baramukurikiranye. Oya buretse buretse. Wow. Oya buretse. Ntabwo ari ikibazo. Man. Uwo muntu yari post. shange ntabwo nginjiyemo cyane ariko baba bafite ikintu bari guhora umuntu Cyangwa ahubwo nawe uri muri mwe muri RGBT. Cyangwa nawe uri muri baba. Wabyipostingiye. Yego. Wabyipostingiye biba byarangiye. sha ubwo nyine bafite ikintu bamuhoye ariko ngewe ku nyine ruhande bamuhoye rwanjye- kubera ubugori ku ruhande rwanjye man nyine Amategeko wa mugani abivuga, man. wa mugani Amategeko ntayo uzi. wa mugani man nyine uriya biriya bintu ugerageje kubikinaho kabishyira no kuri Snapchat nk'uko nguko uba warengereye nibyo ariko nanone Ubikoze gusa no se afite impamvu uri kubikora nanone aba ari byo nabyo iyihe mpamvu? aha Uyu mpamvu watanga kugira utuma ujya kwereka abana ko batoboye ntuze ari nyuma bahita gute? Akinyuma. Oya. Kamwe ka Bruce Oya. Melody. Hajya imodoka inyuma bahita gute? Buto. Muri butu. Ka butu barakamyemye. Basanga ibiraro bya butu barabishwampuje. Ntabyo ni byemewe. Kanyusa akoresha Snapchat si umwana. Nabibona akavuga ati kujya inyuma naho baratega we. Ahubwo yarabibonye. Ahubwo bwa ngo yarabibonye. Nuko ko ari kubiganira nuko yabibonye. ntabwo nabibona ngewe ibyo ngibyo Ntabwo urabibona. Niyo mana ugira. man rero biriya bintu bimeze nka mugo Inkamugo wabigiyemo n'ubundi arakomeza akabikora. biriya biboro bimeze nka mugo man mugo ntabwo ari umuntu uwo ari we wese wafata icyemezo cyo kunywa ndamubwiza ukuri sibyo ntabwo ari umuntu wese wafata icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kunywa mugo tu wapi man ni ibintu bisaba yuko Nyama mugo free. Mugo tu. mugo tu yo yayinywa Yes, reka tumwihorero ngo nubwo rero content rero tuzanye ko tubasanze kuri set. Nyuma murakina movie. Ese zino movie zanyu wenda wabwira iki nk'umuntu ukunda movie ushaka gukina movie ngaro? Ashishikara komeza bikunde. Nakomeza bikora. Ko numva wagira ngo nta cyizere umuhaye. Noze oya noze namubwira iki kintu. Nazi ariko niba waze tuzomeka Nabo nazi yuko waze twabonye. tuzomeka Azashake direct abanze direct ngo mu France. Abanza Abanza ni- Ureze umuntu ngarakunda filime. Uko zikunda zashaka kuzikina. Nakomeza zikunde. Abo ushaka kuzikina. Nawe nashishikara. Nawe Nawe nashishikara. uko twabonye. Yes, wenda hari ubwo mufite gahunda kuzasubira se hari ahabo. Ubwo ari iki? Byaragiye. Yesu naza. Nibyo ntibyamaje ngo havuye mu bitoki man sinavuze ko ari ahabore gakungabaye ku ako bitoki sa magani muri ibitoki muri Twavuye kurya ku ibitoki. man Ikigali naho muri kurya ibitoki. by'ibitoki man se warya ibitoki wayisigara ukarya ibitoki Wabigura iki? kigali kiramo kiragura 700 Mukarita afite urugo we. Abimenye ibitoki umuntu bigura gute kanya kuhaha. Ntabwo nataye. ishuri kigakata
niyo mpamvu ngo muri kumurya Asa mugani urugo. akaryuri nani nka Kanyusi koko. Izina ryanjye kugira ngo gitiranya akaryo. Mwese mufite amazina ya Ka. Uze kwiyanga ariko ntabwo uriya mwana mani uriya mwana ni mugufi ya mani Ariko urabe ni mugufi. kurebe mani yaguruka kurebe Zaraguruka kabiri hatse kuvura. Ahubwo ngiye ikintu nashaka kukubwira nkwibarize. Nk'amafaranga ukorera bigenda gute? Ayajyaye. ese amafaranga bayakoresha Bya bitoki menya bihaho. N'indaya zihari. ese nguri ndaya ndi wowe Kambwira Kanyusi ibiziriko biri hariya ase Bazi Kanyusi se. no nawe uri indaya byazo Kanyusi Eh? Kanyusi. Mano, nge nta kintu kimeze ko nta kintu kimwe cyo kurya zo kuntu kigura ku isoko pe. Nta nakimwe. None uyu nguyu muto asubira ibintu bigura. Ari guta ku mugongo. Ibyo bintu bihurira. Wasanga afite ukuntu ajya yibeta gutya. Ndarwaye man Cyangwa se muri ghetto ugasanga ari umuntu umutekeye. malariya mwana Gato Kanyusi. Kanyusi ntago aba gato turabana. Mwese murabana. Abo ari je. ese urabona hari umwana wabonyemo gato Shaka yakoze wa magana. yagiye ku ishuri arakata mani Wasanga kujya ku ishuri gakata. nakata he So reka tubashimire rero ndabona n'ikire kirimo kuba kibi. bayishyira mu mutwe Direct reka tubashimire ndabona n'ikire kirimo kuba Natwe kibi. turacyashutinga. Ariko njye nanone ndagira ngo mbanze wenda ngira icyo mwabwira abanyarwanda badukurikiye. Wenda byaba byiza buri wese agiye ababwira social media ze kugira ngo babaremere cyangwa se naba bantu koko rubishinga aravuga ati ngiye hari ukuntu ushobora kuba ndimo ni deni. Tugiye gutega kubeshya. Wapi mana amadeni ni bayareka. Amadeni ni bari. Amadeni ni bayareka. Roko yasangiye se mudajya gomana ngo. Baguforoyinga ibindi muzabyivugana. Nabyo bya. Ukubwira yagomba yamuriye ngo 300 warya nimbi. Ni wa muri smart Yaba girl. bya smart girl. Nabonye Nanjye nayo- yazaga no guteza akavuyo hano ngo abantu bawe ko batampaye sha. yaza- Nari nayabari. Ni nayabari. Nayabari ubunyobwa na toto. Reka genda. Ariko wagenda ubabwira ati ukababwira ati ngiye nkoresha zino mbuga. Ye kuri Instagram muri ngaro official. Naho man. Naho kabisa. Naho muze mvuge ya. Kanyusi. ni kanyeso fito nanjye Kuriya iti buriya naho buri utwike. Oya Kanyusi yirwaga Kanyusi 250. Kanyusi yafunguye inzoga kugaba Filipita. Reka genda. Nabanuzi, nabagasuka. Iyi na bagasuka. Aba- 250 kashigezweho. 250 gakigezweho. ngiye mwana ni kanyeso fito nyine tu Warabihinduye. bamutwikira Yashatse kugaragara nka generation Okama. ngo nukuza bagaforowinga nyine Ngo hawo kama tudu. mani ngiye singiye Instagram yanjye niyitunga official Itunga official. umuntu ari ipoto y'ikigagi Utashi- ninjye ngagi inkuru mu Rwanda Reka da. Ni njye Wagira ngo ngagira bajya fata ku mavuta azakwivuga. Abantu ko ababyeyi bacu bajya duhemukira mani. Fasha umwana wawe mwisetunga nta gikoto gitoboye. Ake nk'ibyo bintu mani ngo ngubwo koko. Ngo yitwa tunga official. reka niba Aratunga iki? babivugire muri comment tukigira Bavugira muri tungukene comment. babivugire muri comment Bavugira muri Ariko comment. imbwira vana Ishati kana gakoti. igura Kana gakoti. Reka Ya telefoni ikomeza Buretse, iminota buretse. 10. Ya telefoni ikomeza iminota 10. Buretse. Nyiraryo naza bataragera. Buretse ubanze natwe wowe. tubibare iyi shati igura ngahe Nyirayo yayiguze. Ariko iyo mpeta- cumi na bibiri bro Oya buretse nyirayo yaguze 12. ni ishashi Nyirayo iri koti nambaye rigura ngahe yavuge. Oya ntese. Ntayazi. Bitewe naho waguriye. Ntabyazi. Bayamwereka Ntayo yatamwihorere. Bereka niyo mpeta ariko ijye ubereka babone ko n'umurundi. hasi ndahagira haracyarimo n'ibindi harimo amasaha Kanje renga kunyambura ibintu. Ukandageza wareba ibintu yakura mu ngambura mani bavandi kugenda. Kandi rero Zikanje yararongoye mujye kuri Instagram mutunge official hariho amafoto y'ubukwe iyi bro y'ubukwe. Eh. Uko se ubera muri Aje. gato zira makarito. Nako yama ubiziriko Ah, biziriko miki. oya hari ikibazo ko yiyembaza Benovio ni indaya Guteze. mu biziriko wahamenye ute Anatuye. Kandi je amakuru yose mba ngomba kuyamenyera ku gihe. Urabona? Umunyamakuru ni nk'umuntu ukorera RIB. ese harane okay Ifite umunyamakuru akazi. umunyamakuru kuki bahise mu biziriko iyo ugeze zikuzirikirayo Umva Benovio urabona iyo umuntu afite akazi ubu ngubu akazi kari i Kigali ntumwaje kuba yakuye ufatirije mu byo frank indaya kandi nadushaka buri kanya geto mu biziriko Reka reka. afite chambrette afite chambrette rwazara mu idirishya Oya ahubwo banzi umenye ukuntu bimeze. Iyo ufite Itubaza. iyo wewe uri umunyamakuru. Uba ugomba kumenya amakuru yose ari update. uzi ngubu kuko hano kuri vibe afite team ni team nini nyine vibe yo bari kwiga ku bintu bari kuvuga ngo ukwezi murakoresha ibi nyine ba Benovio nyine bose batera Na basikaye rero nabo na baraho. baskite bose ubwo baskite kavuga ati burya ingurubindi ziveho n'ibiki n'ibiki Benovio nayo indaya Let's wumve. amafaranga maze Benovio ntanagoranye yarabarambwiye indaya buri munsi ntabwo twayabona ayo mafaranga ni menshi ntabwo zihenze rega none se mushaka none umwe hangahe ngo ni nka bitanu ngo reka bitanu ya buri munsi indaya zo transport n'ibindi wasi ngo reka tubyorohe nabyo bitanu tujya tubigira indaya 10 iminsi 10 yose nyanyihetura
wenda yasenyise uko ntimeze ubwo Oya. nivunja kwita aho ngaho ntabwo ndi kumwe nawe kuko barabizi neza ko uri umukomediye n'ubu bashobora kurimo kubatera komedi abo ukeneye abwira abanyarwanda mukore subscribe kuri Vibes TV ibi ni ibiganiro tugikomeza tubaha cyangwa se bano bahungu niba mubakunda kabisa bande Vibes TV Vibes TV bazakora subscribe kuri Vibes TV bazakore ababwenge bwaje gaye tumugira misiri umugongo shaye warwaye umugongo wanjye gendana bazakora subscribe kuri Vibes TV ni vibes Kandi- the vibes Kanyusa ariga vibes Vibes TV Vibes ni uvuga Vibes vibes va va Vibes TV vibes sicyo bisobanuye mu kinyarwanda Vibes umugore bisobanuye mana wari umwongeza wavuga icyongereza ibyo nyine mvuga nyine mwana umuntu tuba ku ishuri kikahita kica mu biziriko oya uyu nguyu ikibazo gihari urumva ikibazo gihari bamutuma baboye aragenda akajya kwiga icyongereza Gabenov ntabwo Icyongereza tumukoresha agikoresha. nge ntabwo ndakaba Kigali ahantu hasi bavuga icyongereza ejo bundi ngaru Kare. ejo bundi ngaru uyu nguyu yararyamye ariko turamubyutsa ngo azarye mwana w'umusatsi wamusanganye paki y'intore ebega we baza Ubwo kuzongera akaba yibeshye. Nubwo batajya kubese nubwo batajya ndazi kubese intore muza mu gisimenti ntabwo mbizi oya ubundi ukuntu byagenze nari nagiye kuzerera urumva mani ku ishuri batangira saa moya n'igice ariko wagenda saa 11 pro wabagiye he saa 11 izo saa 11 abagiye he umusa nese ariko bimeze se sha Kanyusa niko bimeze nibyo bintu uvuze babese ni ibintu aho gisigara ndi musangenye bicara ngaseka namara gusenga cinkoni tumaze guseka reka nze gukubitagure ariko nabyo ntabwo ari byiza ko wenda barajya bavuga ngo itabi no kwitabi byanditseho by the way itabi nyine ryica amana umuntu ukoze business tabi rinshije imana yarangije akira ahubwo bagiye cyagiye gukora itabi kikandikaho ngo ririca ukishaka gucuruza oya ntabwo ari waryanditseho uwarikoze ntabwo wabyanditseho ahubwo bitewe n'uko risora menshi niyo mpamvu baba bararyihoreye ariko nyine bakugira inama mbese bivuze ngo uguze ishoka uvuga ati zishoka nizo kwica abantu ariko ndegura miliyoni 10 leta yazikuye aho ngaho bawinjira ikiremwa muntu hanyuma sa intore zihera oya reka ariko uretse bro tuvugisha ukuri ibintu bisora byinshi itabi ribamo maniga itabi mu bintu bisora cyane bibamo ntabwo ari mu gihugu cy'u Rwanda bisora cyane nanjye bisora cyane umuntu utazi Benovio Afranyo none se ubu Benovio ni ubivuze niyo ari byo ngibyo urumagira ko bazabira birasura cyane ya bro impamvu nagiye kubisobanura rero nuko nguko nubwo bavanga urusora menshi ariko bivuze nk'icyambere ntabwo ryakwica oya banza mve ku buzima nyine ku buzima bw'umuntu ntabwo itabi ryahita rikwica ako kanya nk'uko urumogi ushobora gukoresha ibindi bintu byinshi cyane birenze ariko babyandikaho baravuga ngo umuntu udafite imyaka 18 ntiyemerewe kunywa itabi icyo ni kimwe icya kabiri banza wumve nyine ikiri cya kabiri akavuga ngo noneho rero sasa wa muntu we itabi ryangiza ubuzima weho nk'umuntu mukuru ubwo wize gutora ko icyo kintu cyangiza ubuzima wakomeza ukakinywa ahubwo iyo leta kitureberera ntabwo ari leta ni ku isi hose yakwira ku isi hose abarabera ubuzima bwa muntu ku isi abashinzwe ubuzima ku isi ni gute iki kibazo nabo bakibabaze kuko nanjye ntabwo ndi mu bantu bashyigikira itabi igitabi byaranyobeye ukuntu bemera ko ricuruzwa kandi no ku isi hose cyangwa ari nko mu Rwanda honyine cyangwa yanahenda imparasi keretse wakubwira nka karaga karito wenda nk'ikarito y'itabi yaracuruje Nyabugogo yajyanaga amatabi ngatatijana wanywa himwe tukayisangirira kabiri oya bro ariko biziseriye ikarito y'itabi ushobora kuba utabona amafaranga y'iguzi kuko biba bihenda bya danje hari izindi bita mani amatabi ntabwo azashye kuri yitwa strawberry kwigisha itabi Banyarwandakazi uretse tukozinga hano hantu Banyarwandakazi itabi ririca kandi mumenye ko turi kumwe n'abakomediye kandi none kiri kintu twa turimo ni ikiganiro cyo bita biganiro mpaka ibiganiro mpaka tubura kuvuga ikintu kugira ngo dutere comment uretse director ikibazo kuganira n'abantu bakina comedy baba bafite umunwa nk'abanyamakuru nabari mu bantu batunzwe n'umunwa ni mutuma njye nsobanura bino bintu by the way reka dushyireho kwisegura imbere y'abantu kino kiganiro umuntu wese ukoresha itabi yagiye wera ntago ari mukuraho ariko babyumve babyumva ko n'urabwirwa bakaza kubyumva nta muntu witaba utazi gusoma uri kwigisha gusoma wowe urababwira ibiki bagende basomeho itabi atababwire Benoit kwikirwa wigoro ibasha kukigurira mani kwikigiye kuba sereye ntago bicuruza wibwira umuntu ngo ubuzima se ni ibi
reka tubabwire ngo itabi ni ribi ubwo ngubwo ryagize ubuzima abarinywa murigabanye abarinywa bo murigabanye. Yes, reka tubabwire ngo kora subscribe kuri Vibes TV mbabwa ngo ibiganiro nakagaruka. Turi kumwe n'abakomediye bakinira kuri Smart Guys, turi kumwe n'uwo bita Ngaru, uwo bita Kanyusi, n'undi bita Director Umufaransa. Ageri kumwita Umufaransa cyane kugira ngo mubanze mu mwumve, kandi noneho bakaba bamwita Gebra Tunga. Reka tubabwire ngo ikiganiro nakagaruka, ni mu bakunda muzandike muri comment tugwe tumugarura abagabo, kandi munabaremere mujye kuri IG zabo muzi boosting. Why not se ejo atazajya kuri live akabona base n'abantu bemo baragura iki niki, niba ba following kabisa nicyo cy'ingenzi. Munamenye ko no bari i Kigali no bakinira ubasanga hano i Kigali, ubahamagare ubavugishe cyangwa barikiye kuri Instagram zabo mukorana ibiganiro. Je mwari muri kumwe ni Benovio Kabutini nyirubwite. Yes, of course, your boy Benovio Kabutini nyirubwite nkuko mubizire cyangwa mumaje kumenyera hano kuri Vibes TV. Tugiye kuzatubora tubacishirizaho interview z'abastari batandukanye, ngira ngo murabazi. Urabona abagabo bambaye amakote bafite n'impeta za zahabu, akaba bari kumwe n'undi mupeti hagataho ngaho kabisa yambaye za nete niba arizo mu mazi. Unatangiye kunse ni zahabu z'indundi man, ni zahabu z'indundi. Reka genda ese ubona kuri kamera. Oya kuri kamera irametira henze by the way. Umuntu yarashatse batabyishimira ataba bro. Ni kwa umuntu yarashatse nyine abantu babyishimiye. Naribi nabyo nari. Washatse iki akabari. Yes, nuko rero baza bivuga ko n'abakomediye bita Smart Guys. Smart Guys murayizi kuva na kera kabisa batwikira iburasirazuba hahantu ngo bagendera ku gataro. Abo se kugeno nibyo. Foman, kigiye hari akabaga harakanko gataro n'iki. Transport zihuse umwe mu gitondo twagufutinda ikibungo. Nuko tubasanze kuri seti ahantu mwana ari mu mujyi wa Kigali, ngire ngo ibikorwa byaragutse baza kuza i Kigali batubwira urugendo rwabo kuva ikibungo kugera i Kigali, baraza kutunyuramo muri makeya. Wenda twahira ko ubanza bita Ngaru. Ngaru mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Wasuza abantu bakurikiye Vibes. Chatro basuhuza abantu kuri Vibes TV. Vibes. Abayigira ngo utabizi kubera ko urabona nyine abakomediye twe tubamenyereye nk'abantu bahora n'ubundi barandushya two gusetsa abantu. Gusa twisegwa no kwa n'ubuze kumva kino kiganiro baza kwihangana kuko ikiganiro tugikoreye kuri set, ngira ngo murabibona turi hanze, ushobora wenda kumva amandi majwi wenda ku ruhande, ariko nta bintu birenze cyane kuko twebwe n'akazi no mu mwobo tubonyemo akazi tugomba kujya gakora. Watubwira rero kuntu ese Smart Guys ni iki nyine wadusoma? Akose we turabona Smart Guys ni ibiki tanje no kwivuga. Uyu mwanzi ko nizi wazikwa. Reka tuhereze ntabwo bishoboka mayi. Ibyo basuderi banzo byaje. Twagiye. Zirineta nazigure. Banzo vuge twagiye. Yene twa Kanyusi kabonde gakweto kanuka kanoni kasonga. Hari ivu rero. Ashaka guhakanya izina n'ibyiwe ngo he. Ni ndavuze kasongo yiho agace kasongo yiho. Akanyusi. Yes, uriya we ni Ngaru turamuzi. Twakomeje kuko nirimo kubahereza nawe nivuge nawe yivuge abo tumuzi yago tumuzi. Okay, nibwira abandi bantu munyerondo ngiye nirwa Ngaru wagaragaje inganzo ngari muri bagaragaza mwaba kaganza bamugayaga bakamugambanira bakamugaragara mu maganga kabanenga bakiga bakazagaruka baje kumugabira. Umwe ariko muri abakomediye muri abasizi muri abasazi. Reka twumve cameraman, reka twumve. Wanese ko nyine wamvuze si byarangiye. Yego ni aba cameraman bamenyereye cyane kurya mu buko. Ye na cameraman wari direct. Ye na kigo yi. Ye njya kuri set. Ye njya kuri set. Abanyarwanda ariko barabizi. Iyo video ya Smart Guys irangiye hazaho Gebra Tunga. Ngiyewe rero mujya mu Gebra Tunga. Ye pusi yihishe. Gira murabibona kabisa ko ari Tunga koko murabona niwe mu cameraman wa mbere Kigali nabonye wambara. Tudatunze na boda. Ushobora kuza gushutinga yambaye ikote. Ese man ibi bintu rega no kubifinyura. Biba bigomba kuba biri professional bro. Biba bigomba kuba biri professional. Ijana ku ijana. Biva no kuza kuri set tumeze nk'abafaransa. Reka cyane. Na brag. Rega ibi byaratuvurnye rese ubona ari gutya gusa. Iyi ndindi ni Faransa y'inkameraman. Wow. Ya man. Natugomba kuri tele Bufaransa. None wenda tubasanze kuri set by the way, reka tubwire abanyarwanda badukurikiye cyangwa se n'abandi bashobora kuba tari abanyarwanda ko bumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abadiaspora muri rusange.
burya aba diaspora ngo ntabwo ari abanyarwanda ibyo mwe mubizi kubera atari abanyarwanda kandi nyine numva abantu bose bavuga ngo ni cyagiye kera bajyaga bavuga baba muri diaspora ariko ni abanyarwanda hari ukuntu kera bajyaga abo batanga atari n'abanyarwanda da babita bampunze u Rwanda bamunze u Rwanda mvuze ntabyo mvuze kandi ubu wasanga afite umuntu umurereye ntabyo nta diaspora ndabemera rata ntabyo bana abanyarwanda ariko muzatahe nyine hari ukuntu kera wajyaga wumva kuko muri ngo afite mushiki we uba i Burundi nawe ni umudiaspora oya foto ngo sister wo mu diaspora abandi ba diaspora ko bari abantu bimwe amazi kandi abi Burundi ayo bro ni wowe uvuga ngo mfite umudiaspora wo muri Kongo ategera igitoki kikagiye Burundi no karisi yavuze mani ategera ikanyosha ikanyosha nko mu njamina nyine mu gatenga Yakajye. ikanyosha igumane za Cibitoke cyane yari za Cibitoke ikanyosha ni kwa Satibi kwa Satibi ababanyi bacu arya bavuga ababanyi mu kirundi ababanyi bacu b'Uburundi nabo turabasuhuje ariyo nuko babivuga rago business ariko nyine nabo ndamba business ko bino biganiro bagomba kubageraho Burundi namwe turabazirikana mu biganiro byacu by the way hari ukuru cyari impamvu nembikomojeho bajyaga bavuga ngo u Rwanda gatanga speech ngo u Rwanda ngo abantu batuye mu majyaruguru ngo iburengerazuba akahita ashyiraho ngo n'abandi ngo batuye namwe banyacyango bara baturenzaga ho mani kandi buri wundi no mu Rwanda hanyaho akintu kandi koko nawe ushobora kutuye cyangwa wowe ki uri umushisi kazi hu Mbo umushikaza hu reka je umugabo ari ese ubwo rero ugiye utuma mpita nkubaza ikindi kibazo kidafite ahantu gihure na mubi hari ukuntu bajya bavuga ngo abantu bo mu bushi kumuhobera igiti iyo nkuru niyo ko bahobera igiti cyaye amafaranga waje yaje ntabwo ari uko gusa ariko bafite uburyo ibintu ni sireng ni sireng oya uzi impamvu se mwana nta kijyadanje igiti se wagihoberera kisa si igiti wagihoberera kumerera kuyafata icyo giti njye nagize ngo arakirimo umugisha ariko none nagira ngo mubaze ibibazo bitatu nk'umuntu koko wowe ntabwo wabyumvishe neza bro arega ni hafi y'Ibukavu ni hafi y'Ibukavu icyo giti ni icy'amamesa ni icy'amamesa igihobera nyine tumuhondo usura nkangaru ntabwo icyo gitaragihobera kuri ko atari umuhondo reka je niyo mpamvu ubundi nawe hari bisaba kumene wapi mani nta kibazo ni ukubeshya bajya babeshya ngo bageraho bagafata ariko nta nduri kugira ubusa ku musozi bro none wari ibibazo bitatu ngiye kukubaza nk'umuntu wo guturuka mwabira bice ari umukobwa n'amafaranga urumva n'inyama ahubwo akakubwira boro byose birungikanye aravuga ati umuntu w'umushi kugira ngo wemere neza niba yapfuye ugomba kubanza ukamucishaho ibere ry'umukobwa atakanguka ukazana amafaranga ukajya uhumurizaho buke nabwo utabona bunguye ijisho ngo arifungure ugahita umuzanira inyama burushete ya sense irahagije yari ya desi yadakangutse tuvuga ati yapfuye muri ka mubwira ibintu uteranyije nibwo buryohe bw'isi wakintu nibwo buryohe bw'isi none muri byose ugukunda iki none se waba udafite umutwe byose nyine bigomba kugendana ibyo bintu byose ashaka kuri uwo mushi iyo uvuga ngo inyama gusa nakwita mvuga kuri ukwiti inyama ako buri inyama zo ari inyama y'ingenzi ari inyama y'ingenzi cyane ile nyama ya burushete buri iraryoha ubwo iyo nyama ni indi nyama vuze burushete ni burushete kandi iyo nyama ntabwo wayikeka ni iyihe inyama yitiranwa n'ukuntu munyinya bawita mu kiganda munyinya bawita mu kiganda mereza mikomeza boromeze direct inyama mu kiganda nani munyinya bawita ngo iki ntabwo ukuntu munyinya bawita ntabwo ukuntu munyinya bawita mu kiganda ntabwo mbizi hajya ruganzu yagiye imana bayita imana mu kiganda ni iki niba yabona umunyinya uvuga ngo ni umutu imana mu kiganda ni iki ni umutu indi jambo ryongeraho bo ni rya kabiri muri alphabe ntabwo abantu benshi bize neza ikinyarwanda ubwo mubanze musubire muri alphabet mugere mu kinyarwanda yumve A B ariko ubwo wenda ushobora kuba washyiraho wenda umugemo A ushyiraho ni A B agakurikiraho nyajwi A yes reka twigarukire rero kuri movie tubasanze kuri seti murimo murakora seti ariko nyine turabizi neza ko wenda ibintu bya movie abantu batabizi cyangwa se n'abataragera kuri movie ni ibintu bigoranye bro kugira ngo uzaterateranye ibintu bikurikirane kandi uze gusanga bifite meaning ni ibintu biba bisaba guheba cyangwa se n'ingufu zikomeye cyane so kuri seti yanyu nka Smart Guys ninde mutegura biriya bintu
uri kumubona si ni umushi. Njye mpamvu biteguye. Ni umushi. Turafatanya. Ya mind yaraturutse icyago. Turafatanya. Ya mind ni icyago. Turafatanya twese man. None se nka biriya biboro kura mujya mukina noneho pana kuko mukina muri style aha ndumva ari nk'ebyiri. Hari ukuntu mukina nyine biri comedy, hari n'uburyo mukina noneho ugasanga noneho harajemo ibintu byo gutukana cyangwa se ibyo bita mpangara ngo hangare mu Kinyarwanda. Noneho muri Umwana umubaza icyo man. Tuje kera. Bareba niba nta muntu uri kumureba. Ariko nibyo nako kagomba gucamo yari yakibaye no yari yakiraye cya kigori kiri guhomba. Sinese gikora ararebye arareba. Kigali. Baba yakigutuje leta yigendera. Kigali niko bimeze buriya ntiwamenya ubwo bisa burinjiza. Iyo wajyaje kubyuka ufata ibyo ubonye. Iyo wabonye akazi uragakora wabonye kuruka. Sana indaro yabonetse ikigori. Reka umwana tumwihorere. Reka tubaze garu umushi. Biriya bintu ubitegura gute? Birabijyanye no go mpangara ngo hangara. Siko bimeze mu Kinyarwanda. Murabyandika. Bira tukabye mu makayiboroka. Uvuga ngo ibitutsi irampangara ngo hangare murayiboroka. Ikibazo no se wabyanditse. Kuko wenda we wabyanditse bari guturuka mu mutwe. Ariko se umuntu muri gukina na nyine tu. Gifata igihe kingana gute kugira ngo umuntu abashe kuba yafashe biriya bintu. Biradukura tukina mwabura buryo kubera ko uko tuya tubikina twese kubitegura mwabura. Kwese nyine ari ingenzi kubitegura ina kanje kubitegura. Ariko wamuganisha harabamo umuntu bita kanje. Hasi cya gipeti kindi hajya ngo kitwaga cy'inzobe mwe cy'inzobe. Sisi Alan. Oya hari kino gipeti nganje gukina na kera mu kibaha kurigiri. Umumeti. Oya. Hari undi hubwo waje ujya kwitirwa na Kanyusi ngo niba ari inde ngo niba ari. Ntago mumwibuka. Ura mupeti muto yawe inzobe urimo gukina sinzanda nugeze kumubona kera n'umuntu w'umugore ushaje uko. Ntabwo tugikora muri ntabwo mugikorana. Ariko wamugaye nibyo niba atakiba muri campaign nari mpamvu yo kumuvugaho. Oya kumuvuga ntari riri pagasikirira. Bamwita gasiki. Cya gipeti ngo nacyo ngo bakita gasiki. Cya gipeti kiba hehe? Abi wabo tu. Wena nacyo tuzagishaka tukiganize twumve se ni gute kuko nawe nabonaga kabisa mu bantu barimo gukina ari iwanyu batwika n'abarimo. So wenda gasiki ga tunamwihurira. Urabona ukuntu mukina zirabo. Cyane cyane zirazampangara ngo hangare. Gute cyangwa se nkawe wenda utegura ibyo bintu gute uba wumva nyine wenda wahanga nani nk'uwo muhungu wawe akabasha kubifata mu mutwe kandi akabikina neza uko ubyumva bifata igihe kingana gute? Nta muntu ngifite ubu ngubu iki gihe tugifite nyine ugorana tu kwese bose niyo abantu bibwira kabivuga rimwe kabiri gatatu akabikora nyine byamugoye kuko birabira ari ibintu bigoye kuko seti yose wabijyana nta muntu wabivuga rimwe mani. None bira bivugo se kandi bakayira mu buryo bwakigwe two kwa bisanye muto. Bura na Kanyusi mwana bimwandikiye se cyangwa Kanyusi nayo nk'umuntu w'umurara. Kanyusi nuko bimeze gute? Reba bira ko yivuze nyine nkumva n'ibintu n'ubundi byo. Birani ibyo nyine kugiti kinakubwira. Kanyusi bira biboro ubifata gute cyangwa se cyo uri kwambara inkweto yambaye inkweto ziramunukana. Ubu inkweto yawe kiyambara. Tayari. Yabatswe imaze iminsi nkina yubitse mu ibase y'amazi. Nawo mu nyinshi cyane. Kanyusi nibyo se ngaho tubwire nawe tubwire abanyarwanda twumve. Arakwejeye ariko n'ubundi wagira ngo murankina comedy. So wenda katubaze nka Kanyusi ufite imyaka ingana niba atari ba. Ushaka kumenya imyaka yanjye. Abasitari ntabwo bajya bavuga imyaka yabo. Ashaje ariko. Zayibaze Google. Icyangombwa irangamuntu. Ariko afite irangamuntu. Ubu yatangiye gukina comedy ryari? Kera. Taravuka se. 2030. 2030 n'ikera. Ngo oya bira comedy yatangiye kuzikina. Cyangwa kera haza. Gasetsa nyina kera bamutwite. Gasetsa ganyira. Yes, muri Smart Guys byifashe gute muri Smart Guys? Byifashe neza. Ariko baguye mikro, konde batinye kwifata. Baguye mikro ufite ubwoba. Ni ya Davis. Yagize muri Nijoro bazanye ejo ni kwa gatandatu bazanye ubushera. Kanyusi turabubika mu cyumba. Ntabwo tsatumwe turabunga ubushera buza kuvamo kandi kantu. Ubushera yo Kanyusi yawe mu gitondo. Ubu niyo mpamvu. Ubu niyo mpamvu yagoranye. Baze kuzuminga mu maso turebe koko. Kanyusi tuna. Uretse ngare kabiri seri 50 utanye 30 ni kangahe. Ese hari cyo mbere. Bisa binaza vavu wanye. Manu ni fresh. Kandi bagwakanya. Uretse ngaro sibyo. Nito. Fresh. Fresh. Aje 50 gute? Reka twongeze nanyurwe.
reka twongezeho gatatu imibare ashaka kumwemeza akanyura ubundi bavuga ko imibare ari iy'ikuzimu imibare ubu mu ishuri urayumva mfite amakuru ku kintu ubundi bavuga ko umuntu ntuze wese wumva kubeshya imibare abanyarwanda ntuze kubeshya abanyarwanda amakuru yose ndafite ko yiga hano i Kigali ni kandi gestionnaire yiga mu ishuri ryiza nk'umukino muto kandi ni sexy. ahubwo wereka ibiryo ushinzwe n'ibiryo na gestionnaire ku ishuri babita abajyanye gestionnaire nibo bajya kumva ko umunyu wakoze hari ukuntu kera tugigagigayo muri segonderi wajyaga kubona ukuntu umuhambirwa nka sangahe ahise avamo Umuhambirwa muki? ari muri abanyamakuru nabo baje iminsi bararengwa na gashyingiye ugasanga impamvu bari abaniga mwana oya reka nkubwize ukuri bro ibi bintu nabirakariramo bari abaniga igihe wasangaga atanishyura bro birisere ngo nuko ari umuyobozi ugasanga nta nubwo yishyura ariko ugasanga saa yine we muvuye muri break aje haza kubera ko baryaga saa sita oya ako nundi gestionnaire no kuvuga ngo bagomba kugenda kareba saa sita niba bashyize saa yine bakajya muri pause bagomba kugenda bashyizemo umuntu mwese ubwo utabirakaramo ubwo wenda n'abantu banze babyumva utabirakaramo nihe inde niba umuntu wese niba ari abantu ubwenge bwawe niba une bayobora abantu ngo bayobore umuntu byibura ufite n'indo kujya kujya kumva ibiryo niba koko na saa sita kongera kare akuraho ubu kajya nane kanyusi wasanga ajya agira gutya saa yine akahita yikoza mu kiko imbere cyane yewe ubundi hariya narishe amafaranga nagomba kugenda mu gikoma mu gitondo ukanywa igikoma saa sita ugafata dina ugakomezaho none se ku ishuri nkawe wenda ugeze ku ishuri wenda tuwesereyemo gato iyo ugeze ku ishuri ubona babigufata gute ko byaba byakunda hari abantu bakuzi abantu se baranze bagutura gestionnaire utazi ahubwo kuba bakuzi nyine wowe ugeze nko ku ishuri tu Bino warangiza usangiza byaravuye. ubuzima bwawe bwo ku ishuri kuko burya kwiga bro kwiga uri icyamamare biragoye biranavuna bya danje tekereza kuba weho uca ahantu abantu bose bakuzi wajya kubona ukabona bakujyanye ku ishuri noneho ese ndi icyamamare ntabwo bizi yewe ndi ni icyamamare icyamama Ni rero nagira avo nagirajya harabura iki icyamama harabura arabura njye ndacyari icyamamare arabura uracyari icyamama cyamama nyine ku ishuri tutubwire ku ishuri abandi nyine bafite biba bimeze neza nyine ugenda ukiga ugatsinda ugasaza ibindi ubu uvuga ngo kabisa ariko imibare yo sinzi numvisha imibare wenda baze kutubwira muri comment imibare irakomeye imibare nawe irakomeye uzabaze umuntu wese wayize imibare iragora hari n'umuntu ugeze kumva ese avuga ngo kamaze ngubaze biriya bintu bizo ngo byo kugereranya wabikoresheje byari ama egisi hari n'ukuntu bakubwira ngo utanga ngo umugabo ngo wa cyenda ubu aho wabereyeho umaze kubona umuguru wagiye gushinga ikinyamakuru uri umuntu umaze kuba mukuru ari ama egisi ngo YZ n'ibikira bintu bikoresheje biriya bintu nyine ni byo kugira ngo bakomeze badufere kuko burya abazungu bro abazungu hano dutandukanye n'ihano ni ukuvuga ngo abazungu b'ukuntu bimeze ashobora gufata umupeti we akivuka akavuga atuyeho